Asesheri nyine kubona nyine tumaze agahe karekare tuganira, nta kuntu wagira uko ungenda ukandebera ako kurya cyangwa ako kunywa. Okay sheri, ikintu gihari hano mu rugo hari wenda amata, afiya ndetse n'agafanta wifuza. Oya, ntwatse fanta cyangwa afiya nawe ngiye kukugura. Zanira amazi. Okay, naribi kaza mukurebera. Kavuga ki? Ese shu, uriya niwe mukuru cyangwa umuntu? So nyine impamvu nuko mbona ari wo mwiza kumurusha tu. Uvuze? None se niwo turi kuvugana cyangwa n'uyu nguyu? Nuko kuri sheri wanjye nkubita. Bivuze ko wanjye ngira nandika message. Okay sheri, mureke ibintu byo gutangana, reka muzanire amazi. Bebe banze kwigurira umuntu uri gukomanga. Wake. Wasanga mwicaye gutya mutaranateka. Ngaho nimba mutatetse nizere ko ibyo mutari bubimbye, kuko buri wese n'umusore bari kumwe nabatsimbanye imiti. Namubwiye atekaranga nta kindi uri kumbaza. Niko utekereza ko ari njye ufite intoki njyenyine wewe ntabwo wafatisha imbavu? Neira, ni wowe wari guteka nta bindi uri kumbaza. Temamo. Kuba ndi mukuru bivuze ko ari njye nyine uteka, we ntabwo wajya mu gikoni guteka. Ndakwiyamye ni wowe watetse imbere kandi unavuka mbere. Ego di birakureba. Mucejeke. Asesheri bundi buramure gupfikiye na murumuna wawe. Ntumbaza ako gashinzi wagira ngo njye sinzi kuvuga. So nyine shu, ubona mu kubanguye mwumvikane ko mwabigenza mutekere musaza wanjye dore arashonje. Baby kwica mu kiresi. Wowe. Vite. Wowe uraguma havuza akantu kazina. Yes. Baby nyine hangana igende musaza wanjye agira amahane.